Iyi ni imwe mu nkuru z'amateka zitazigera zibagirana. Iyi ni imwe mu nkuru yajegeje isi kugeza kuri uyu munsi. Akaba ari inkuru yatangiye mu 1933 ubwo umuyobozi witwa Adolf Hitler yafashe intebe agatangira kuyobora igihugu cy'Ubudage. Uyu munsi turarebera icyarimwe ku byabaye mu itangiriro ry'abanazi ndetse n'uburyo ubuyobozi bwabashije kubaho kugeza kuri uyu munsi bukaba butaribagirana bitewe n'ibikorwa byaburanze kugeza kuri uyu munsi. Inkuru y'itangira ry'ubwami bwa gatatu cyangwa the Third Reich cyangwa se ubuyobozi bwa Hitler nk'uko bamwe babivuga. Ku marembo y'ivuka ry'ubuyobozi bwa gatatu cyangwa se ubutegetsi bwa Hitler yari mu mujyi wa Berlin, wari wuzuyemo ubwoba n'akaduruvayo gakomeye. Abantu benshi bari bamaze kubona ko Repubulika ya Weimar cyangwa Weimar Republic yari irimo gusenyuka burundu kandi ko isaha yayo yari igeze ku musozo. Iyi repubulika yari imaze umwaka urenga igenda isenyuka gahoro gahoro. General Kurt von Schleicher kimwe n'uwamubanjirije Franz von Papen ntibari bitaye cyane kuri demokarasi cyangwa repubulika ubwayo. Bategekaga bifashishije itegeko rya perezida, nta nteko nshinga amategeko. Ubwo buri muntu mu gitondo yarabyukaga akabatanze itegeko, ariko nabo ubwabo bari bamajije kunanirwa. Ku itariki ya 28 Mutarama 1933 perezida w'icyo gihugu wari ugeze mu zabukuru Fidel Marshal von Hindenburg yahise yirukana Schleicher ku butegetsi. Ubwo yari minisitiri wiwe. Muri icyo gihe Adolf Hitler, umuyobozi w'ishyaka rya Nazi cyangwa National Socialists ryari rikomeye cyane mu Budage, yasabaga ko ahabwa kuyobora igihugu n'igihugu yari yararahiriye kuzasenya demokarasi yacyo. Ubwo bivuze yuko we ubwe yari yararahiye yuko azasenya demokarasi y'igihugu cy'Ubudage cyangwa Germany y'uyu munsi. Imvururu n'ubwoba i Berlin. Muri iyo minsi i Berlin hari huzuye ibihuha byinshi. Hari abavugaga ko Schleicher na bamwe mu basirikare bakuru bashaka gukora coup d'etat cyangwa se putsch yo gufata ubutegetsi. Hari n'abandi bavugaga ko Nazi nabo bashaka gufata Berlin ku ngufu. Hari n'inyigisho z'uko abakozi bashoboraga gutangiza imyigaragambyo ikomeye cyangwa se general strike ku tariki ya 29 Mutarama. Abantu bagera ku 100,000 bateraniye mu mujyi wa Berlin mu myigaragambyo yo kurwanya Hitler. Hari n'igihe kigeze kuba mu mateka ubwo imyigaragambyo y'abakozi yigeze gutabara Repubulika mu 1920 cyangwa Kapusch. Hitler mu gihe cy'icyemezo gikomeye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, Hitler yarimo agenda mu cyumba cye muri hoteli Kaiserhof hafi y'inyubako ya leta Chancellery. Yari afite ubwoba ariko icyarimwe yizeye ko igihe cye kigeze. Yari amaze ukwezi arimo kuganira rwihishwa n'abayobozi b'abakurambere b'abanyapolitike cyangwa se conservatives nka Franz von Papen. Nubwo atabonye guhabwa ubutegetsi bwuzuye, yemeranyijwe ko azaba Chancellery muri guverinoma y'ihuriro, nubwo benshi muri iyo guverinoma batari abanazi. Hanyuma icyemezo cya Hindenburg ku tariki ya 30 Mutarama 1933 ibintu byarahindutse. Abantu ba hafi ya perezida Hindenburg barimo umuhungu we n'abandi bajyanama bamwumvishije kwemerera Hitler, nubwo yari yarigeze kuvuga ati sinshaka na gato guha umuturage wo muri Autriche
cyangwa se Hitler ububasha bwa chancellery cyangwa se kuba minisitiri w'intebe. Amaherezo yaje guhinduka icyemezo Hitler aba chancellor. Ku manywa yo kuwa mbere Hitler yagiye ku nyubako ya chancellery guhura na Hindenburg. Inyuma y'igihe gito yarahiriye kuba chancellor w'Ubudage. Icyo gihe abayobozi ba Nazi bari mu ishyamba ry'amarangamutima cyangwa se doubt, icyizere ndetse n'ubwoba, bategereje kumva Hitler atsindiye cyangwa atsinzwe. Ariko ubwo yagarukaga byari byarangiye, Hitler yari yabaye chancellor. Ibyishimo bya Nazi. Nyuma yaho Hitler yasubiye muri hoteli ari kumwe n'inshuti ze za hafi nka Goebbels ndetse na Göring. Bose bari bishimye cyane nubwo Hitler ubwe yari afite amarira y'ibyishimo. Ijoro ry'intsinzi rero, uwo mugoroba Berlin yose yanyuzwe n'imyigaragambyo ikomeye ya Nazi. Imbaga y'abasirikare ba Nazi Stormtroopers yanyuze mu mihanda batwika amatara torches mu ijoro, bacuranga indirimbo z'intambara. Abantu benshi babireba bafite ubwoba cyangwa ibyishimo. Hindenburg we yabirebaga ari mu nzu ye atabona neza ingaruka z'icyo yari amaze gukora. Hitler n'inzozi ze. Hitler ahagaze ku idirishya yishimye cyane arimo kuririmba no gutanga salut ya Nazi. Uwo muntu yabonaga nk'intangiriro y'ibihe bishya uko abandi babibonaga. Uwitwa ambasaderi w'Ubufaransa yabirebaga afite ubwoba, avuga ko ibyo abona ari ibintu biteye impungenge zikomeye. Itangiriro rya Third Reich. Nyuma y'ijoro Joseph Goebbels ati ubwami bushya bwavutse. Hitler we yizeraga ko ubu bwami buzamara imyaka 1000, yabise 1000-year Reich cyangwa se ubwami buzamara imyaka 1000, ariko mu by'ukuri bwamaze imyaka 12 n'amezi 4 gusa. Umwanzuro w'inkuru bivuze yuko ubwami bwa gatatu bwaje buje guteza intambara ikomeye cyane ku isi, gutuma Ubudage bubona imbaraga zikomeye cyane, ariko nyuma igasenyuka burundu mu ntambara ya kabiri y'isi. Hitler ubwe yari umuntu wari ufite ubwenge bukomeye, ariko kandi ufite ubukana n'ubushake bwo gutegeka ku ngufu, wateye isi impinduka zikomeye cyane mu mateka. Icy'ingenzi ukwiye kumenya kuri uyu munsi: imbaraga za politike, guteranyaho ubuyobozi, ubwoba bw'abantu bishobora guhindura amateka y'isi mu buryo bukomeye. Iyo ryari itangiriro ry'ubuyobozi bw'uyu mugabo witwa Hitler. Murakoze cyane.